uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitanu cyangwa se bitandatu byakubwira umukobwa ugukunda bya nyabyo, apana wa wundi ugukubeshya. Reka dutangire n'icya mbere. Ni ukuvuga ngo umukobwa ugukunda mbere aza nubona umukobwa ukora iki kintu, uwo muntu uzamenye ko gukunda cyane. Icya mbere, umukobwa ugukunda igihe icyo ari cyo cyose uba wumva yifuza kuba yakuvugisha, haba kuri telefone cyangwa se kuba mwahura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umukobwa ugukunda igihe icyo ari cyo cyose ugiye ahantu aba yifuza kumenya aho ariho ugiye. Ni ukuvuga ngo umuntu ukubaza gutyo ntabwo aba uko ashaka kwinjira mu buzima, ahubwo ni uko aba yumva ashaka kumenya amakuru yawe ya buri gihe nyine tuvuga. Icya gatatu, umukobwa ugukunda bya nyabyo ntabwo aba ashaka gusesagura amafaranga. Ahandi ushobora no kumubwira ngo ndabona bibiri, uraza kugura amavuta yo kwisiga akakuganira deni usiga amavuta aya n'aya, kandi ari no kukubeshya ariko kubera ko aba adashaka kuba yasesagura amafaranga menshi. Icyo ni icya gatatu. Icya kane kizaranga umukobwa ugukunda ni uko azakubaha kandi akumva ko yakubahisha ku bantu bose ndetse akubaha n'abawe bose. Ikindi cya gatanu cyaranga umukobwa ugukunda bya nyabyo, umukobwa ugukunda yubaha ababyeyi bawe ndetse nawe akakubaha ku buryo nyine ubona buri kimwe cyose aba akubaha, abawe akakubaha cyane. Ikindi cya gatandatu kizakwereka umukobwa uzajya ubona yirinda kujya mu gakungu, haba ak'abakobwa, abasore, kuko utugambo twinshi cyane turuka muri izo nshuti. Umukobwa ugukunda cyane yirinda kujya mu gakungu nk'ako ngako. So guys, nimba ukeka ko mubeshye, mbwira mu byo mvuze, umbwiremo ikintu mvuze mbeshyemo kitari icya nyacyo, ubundi musubize muri comment. So guys, murabizi mbambarabura nk'ibisanzwe n'umugisha nyawe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.